nyuma y'akanya gato icyarwaye abantu bakemara ntegereje kugenda icyo Imana ikora, bamuhererekanya bikarangira uno abaganga Jackie babuze ahise ngo indwara babura afatwa n'ikibazo n'igicurane, cy'umugongo. bafata None ibizamini nca mu byuma aza kugera mu rugo bitandukanye nyine azi yuko ari ibintu byoroshye babura wenda biri buze indwara, gukira, ariko yumva nyuma na bigomeje nyuma kugorana. Ikindi Jackie ntabwo ari hano barandoze. hantu mu gukora ikiganiro, hari aho byagezemo hagati uno mama Mugwiza aza gusa nk'umukora mu mutwe, amukora mu musatsi, ndetse akimara kumukora mu musatsi haciyemo akanya gatoya uyu witwa Jackie ahita ajya mu bwiherero. Nyuma yuko avuye mu bwiherero rero yaraje n'ubundi bagomeza kuganiraho gatoya n'uyu mama Mugwiza ndetse n'uyu Rukundo Empire. None nyuma y'akanya gatoya nanone uno mama Mugwiza rero mfashe uno mwanya kugira ngo tuganire ku birebana n'umunyarwandakazi mwamenye nka Jackie w'u Rwanda, wagiye ukunda gukoresha amashusho medias atandukanye, aho agenda avuga amagambo atandukanye ndetse bigaragara yuko nta kintu na kimwe atinya kuvuga, ndetse aho aza ku mbuga nkoranyambaga we ubwe akivugira yuko ari indaya ndetse nta kintu na kimwe cyamubuza gusambana. Ubu tuvugana ararwaye ndetse ameze nabi, ngira ngo ni nawe uyu murimo kubona, ni hano murabona yuko ari kwa muganga ndetse aryamye, murabona yuko isaha ku isaha dushobora kumva ngo ubuzima bwamucitse. Uyu Jackie rero mu kurwara kwe yaje kurwara n'ubundi avuye gukora ibiganiro, nk'uko n'ubundi yari atunzwe no kugenda, yagendaga akora ibiganiro ku ba YouTubers barangiza bakamwishyura, ariko nanone igihe atabonye akazi nk'ako ngako ko gukora ikiganiro, akaba afite abacuti be b'abasore bashobora kumurangira ati hari ikigabo kandi kirimo kirashaka umuntu baryamana kugira ngo abe yamuha ku mafaranga. Bitewe n'uko rero uno Jackie w'u Rwanda we aho yageraga hose ntabwo yatinyaga kuvuga umwuga we. Hari abantu wenda tubona bari muri uno mwuga w'uburaya, ariko nyine bakaba batarabigize official, ku buryo niyo muhuye ukamwita indaya ashobora kugufata akagutuka ndetse akakubwira nabi, ariko none yaza kugera ha hantu hiherereye waza kuba wamuganiza neza mugatangira mukajya mu biciro. Uyu Jackie we rero ni umuntu umwe mu bantu babaye indaya, ndetse akajya ajya no ku mbuga akamamaza ibicuruzwa bye yambaye nyine ku buryo bugaragara yuko butahesha Imana icyubahiro, ndetse n'umunwa we ubwe akihamiriza yuko ari umusambanyi ndetse nta n'ikintu na kimwe cyamubuza kuba yasambana. Uyu Jackie rero bamwe mu bantu bari gukekwa ko baba bari inyuma y'irogwa rye cyangwa se ryo kuba arwaye, nuko ari uwo wita mama Mugwiza ndetse akaba n'uwitwa Rukundo Empire. Bamwe mu bantu bagiye bamuhererekanya, nyuma y'akanya gato abantu bakemara kugenda bamuhererekanya bikarangira uwitwa uno Jackie ahise ngo afatwa n'ikibazo cy'umugongo. None aza kugera mu rugo nyine azi yuko ari ibintu byoroshye ndabiri buze gukira, ariko yumva bigomeje kugorana, ariyo mpamvu yaje kujya kwa muganga. Ariko none kugeza izi saha ndetse aho amaze amezi agira muri 2 mu bitaro kwa muganga bakomeje gusuzuma ndetse ntago barabasha kuba babona indwara. Hanyuma rero uyu Jackie we akivugira yuko ubuzima buri kumucika ngo ndetse ngo ashobora kuba yararozwe. Bimwe rero mu bintu birimo gutuma abantu bagaruka ku burozi uno Jackie arimo kugenda avuga yuko yariye. Uruhande rumwe bakavuga yuko uburozi yaba yarabuririye ku muganga witwa Mugwiza, bite nuko uno muganga witwa Mugwiza ngo ari umuntu n'ubundi uvuzwe nyine uvugwaho kuvura akoresheje imiti ya Kinyarwanda. Ariko nyine abantu b'abahanga mu bintu bijyanye n'imiti ya Kinyarwanda bavuga yuko umuntu w'umuganga abazi n'uburyo ya miti nyine yakoresha kuvura, nanone yashobora kuyikoresha akakuroga. Ibyo ni ibintu bibaho, kandi ngira ngo no mu kiganiro uyu witwa Mugwiza yaje kuba yagirana na Jackie w'u Rwanda, ndetse aricyo kiganiro Jackie aherutse gukora agataha avuga yuko ari maribwa umugongo. Ngira ngo bagiranye ikiganiro n'uyu Mugwiza avuga yuko ngo igihe cyari cyo cyose nyine ashobora kuba yagambiriye nyine n'ubundi ngo kuba yaroga umuntu, ngo yabikora bitewe nuko n'ubundi imiti akoresha arogora ngo ni nayo yagira uburyo ayicurikiranya bikaza kurangira n'ubundi ayiguhaye ikaba uburozi mu mubiri wawe. Kandi nyine ngira ngo murabizi yuko no mu mategeko nyine yo gukoresha imiti yaba n'ino miti ya kizungu, murabizi yuko gukoresha imiti ku rugero rurenze urwagenewe na muganga ubwabyo nyine bishobora kukwangiza. Muri make n'aba baganga ba kizungu barabizi neza yuko igihe cyari cyo cyose bashaka kuguhitana bakuroga bakoresheje iriya miti ya kizungu. Ari nako nyine n'umuganga wa gakondo, umuganga wa Kinyarwanda, nawe ya miti ya Kinyarwanda ashobora kuyikoresha yarangiza akakuroga. Kuko ni henshi twagiye tubona cyane cyane wenda reka ngaruke ku bagore
umugore ugasanga agiye kwaka inzaratsi ngo ashaka kuziha umugabo we kugira ngo umugabo we atuze areke kujya mu bandi bagore, ndetse ajya amwumvira nyine bajye babasha gusharingana ibitekerezo, buri umwe yumva igitekerezo cy'undi. Ariko nyine umugore yaza kujya kwa wa muganga agiye kwakaho umuti w'umugabo we, bikaza kurangira wa muganga amuhaye umuti wica, umugore yagera mu rugo yawuha wa mugabo we, bikarangira umugabo ahise apfa. Izo ni inkuru twagiye tugenda tubona hirya no hino hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse nyine n'ahantu henshi na bamwe ubwabo bitangira ubuhamya akavuga ati njyewe umuganga naragiye ampa umuti nzi yuko ampaye inzaratsi zo gutuma umugabo wanjye atuza tukubaka urugo, ahubwo nyine nje kuziha umugabo wanjye birangira nyine wa mugabo ahise apfa. Ndetse hari n'uwigeze gutanga ubuhamya avuga yuko yahawe izo nzaratsi ngo ariko yagera mu rugo akagabanyaho dukeya agahereza imbwa, ngo bikaza kurangira imbwa ibyimbaganye none no kwinjira mu nzu yararagamo birananirana bitewe n'uko bwa burozi bwayigiyemo burayibyimbisha. Ibyo rero ni ibintu tubona kandi nyine nk'uko tujya tubyumva cyangwa se nk'uko tujya tubivuga, umurozi ntagira isura cyangwa se n'umuntu mwiza ntagira isura. Abantu twese turemye mu ishusho y'Imana, uretse yuko harimo abantu bamwe na bamwe bagiye bafata ya mitima y'ubumana ibarimo, barangiza bakayiyambura bakiyambika imitima y'ubunyamaswa. Uyu mugwiza rero ni umwe mu bantu bakomeje kugenda bavuga yuko ibiri kumuvugwa bijyanye n'uko yaba yararoze Jackie ari ibintu by'ibinyoma bari kumubeshyera. Ariko mu gihe turimo tugenda tubona abandi bari gukomeza bavuga yuko uyu Jackie ajya kugera hano kwa mama Mugwiza yahageze ari muzima ndetse ari mutaraga nta kibazo na kimwe afite, ariko mu kuza kuhava atashye aza kugenda nyine arimo kugenda mu nzira yumva atangiye gufatwa n'ikibazo cy'umugongo. Bimwe mu bintu rero nanjye nagaruka mvuga atese kuko uyu mama Mugwiza ni umwere. Wenda nabonye uyu witwa mama Mugwiza ari ukuntu arimo kubona ibiganiro birimo gukorwa bimusaba ubusobanuro ku bintu biri kugenda bivugwa yaba yarakoreye Jackie, aho gutanga ubusobanuro bwuzuye ahubwo none akaza arimo akangisha RIB yuko ngo ari buze kuba yajyana abantu muri RIB kubarega bitewe no kumushinja uburozi. Nta muntu umushinjije uburozi, ahubwo nuko ari gusabwa ibisobanuro we agatangira kugenda yivugira ibintu bye yishakiye. Nanjye ikintu hano nagarukaho nakwibaza nti ni gute uyu mama Mugwiza yabonye uwitwa Jackie ariko nyuma yuko hari yaramubuze, ndetse bafitanye ikibazo bitewe nuko uyu mama Mugwiza yari yarasabye ikiganiro Jackie, birangira Jackie amwimye ikiganiro, guhuza nyine ntibyakunda. Ariko none aza guprofita ubwo uwitwa Rukundo Empire yarasabye yuko yajya gukorera ikiganiro akaganira agahostinga Jackie, ariko ikiganiro kikaza kubera kwa mama Mugwiza bitewe nuko uwitwa Rukundo Empire hano yaragiye gukorera ku kabari yaje kugerayo nyine asanga batangiye gucuranga bitewe nuko bari bagezeyo ku masaha ya nimugoroba. Noneho ahita asaba uyu nguyu witwa Jackie yuko bajyana ikiganiro bakajya kugikorera kwa mama Mugwiza. Noneho mu kuza kugera kwa mama Mugwiza uyu Rukundo Empire akora ikiganiro. Nyuma yo gukora ikiganiro uyu mama Mugwiza nawe araza asaba Jackie yuko bakorana ikiganiro, ndetse Jackie amubwira ibisabwa kugira ngo abe yamuha ikiganiro. Uyu mama Mugwiza nawe arangije arabyubahiriza, ikiganiro kirakorwa. Ariko rero ndagira ngo mbabwire yuko hari ibintu byabereye hano kwa mama Mugwiza ndetse bikabera inyuma ya kamera aho tutabona, ariko nyine ushobora gusanga ari byo byinshi inyuma y'uburwayi bwa Jackie. Wenda buriya impamvu umuntu adajya ashobora kuba yafata umwanzuro ngo ahite yemeza ikintu, wenda akabone nubwo yaba ari wowe cyabayeho wowe ubwawe, bitewe n'inzira nyine nyinshi umuntu aba yanyuzemo, biragorana yuko wahita wemeza yuko ikintu cyabereye hano. Ariko ngewe impamvu ndi hano ni ukugira ngo mbahe detail zose akantu ku kandi ku murongo, kugira ngo namwe mubi mwabona ngo ukuri kuri hehe. Ntago ndi buze gukoresha ijwi ryanjye n'akanwa kanjye mbabwira ngo Jackie yarogewe hano, ahubwo ndababwira ibimenyetso mwebwe ubwanyu aba ari mwebwe mutora ukuri, kugira ngo nyine n'uwo wese ushaka kuba yajyana abantu mu manza atazapfa kubona nyine umuntu wari wese yajya kujyana mu rubanza. Ndagira ngo mbabwire yuko bimwe mu bintu byabereye hano kwa mama Mugwiza tutabashe kubona imbere ya kamera, kuko nyine mwarabyumvishe yuko mu kiganiro uyu witwa Jackie we yaje kuvuga yuko ashima Imana kuba atigeze arira hano kuno kwa mama Mugwiza. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko kubijyanye n'ibintu byajyanga cyangwa se n'abantu bagihanga mu bijyanye no kuroga, cyane cyane ku bintu bijyanye n'ubuvuzi bwa gakondo ndetse n'ubupfumu,
ndagira ngo mbabwire yuko kukoroga atari ukugutamika, kuko niyo umuntu yaguha uburozi bumeze gute atarengeje andi magambo mabi ntacyo bwagutwara, nubwo baza bagafata nyine isahani bakuzaho ubwo burozi barangiza bagashyiraho uturyo dukeya, ubwo burozi waburya ariko n'ubundi waburuka ntacyo byagutwara. Ariko ikintu kibi ndetse kiriho cyane ni ururimi, buriya iyo umuntu yagutongereye yaba ari kukureba yaba ari kureba ifoto yawe byose biza kurangira n'ubundi abigezeho. Ngira ngo mu minsi ishize niho naje kuba nabagezaho inkuru y'umubyeyi wagiye kubyara kwa muganga ariko afitiwe ishyari na bagenzi be b'abakobwa babanye, bitewe n'uko yabasize mu bukobwa we arashaka ndetse ageze n'igihe cyo kubyara bo batarabona n'abababaza izina, aribwo baje kujya kwa muganga barimo bapangira yo kumuroga, ariko babura inzira bakoresha bitewe n'uko mama w'uyu mubyeyi cyangwa se nyina wabyaraga n'umukobwa ari ugiye kubyara yari amuri hafi. Ariko nyine bitewe n'uko hari abantu baba barakuze baramenyeye kwiberaho nk'amasireyi, kwifotoza, gukora buri kimwe cyose, gufata amavideo, kujya live ku ma TikTok, aricyo cyaje gutuma uyu mubyeyi wari ugiye kubyara nawe yifuza kujya kuri TikTok ndetse no gufata amapost yo gupostinga kuri WhatsApp kugira ngo yereke abantu yuko agiye kwa muganga kubyara. Za nshuti ze zifashisha ya mafoto ziyoherereza abapfumu, maze birangira baroze no mubyeyi apfana n'umwana we. Icyo ni ikiganiro nakoze ndetse nakigarutseho no muri no minsi nyuma yuko mbonye ibyo witwa Rufonsine arimo kugenda yikora ku mbuga nkoranyambaga, arimo nyine ajya kwa muganga yarangiza agashaka gufotora ibintu byose ngo abitwereke. Ariko nyine nk'uko njya mbibabwira, abantu bose tubana nabo, bano bantu batuzengurutse ntago ari abakunzi bacu, ndetse ahubwo babijijisha kugira ngo tubagirire icyizere, bityo nibashaka kuturangiza bazabe batugeraho byoroshye. Ariyo mpamvu muri iyi si nakubwira ngo byaba byiza ugabanyije inshuti ufite ahubwo ukongera gusenga, kubera yuko inshuti ya nyayo yo kwizera ni Yesu, cyangwa se bitewe n'umwami wemera, ukemera Yehova cyangwa se ukemera Imana, wenda nko ku Bisilamu bemera Imana. Ariko nyine igihe cyose uzafata umwanya wawe wose ukawufata nyine ubuzima bwawe ugaterekamo umuntu ngo uramwizeye, uzamenye yuko uri mu buyobe ndetse bukabije. Kuko nyine ngira ngo ni inshuro nyinshi tugenda tubona umugabo wenda umugabo n'umugore aribo bantu bizerana ndetse banabisezeranye, ugasanga umwe ahemukiye undi amwambuye ubuzima, byose bigendeye kuri cya cyizere yamugiriye. Nibyo rero nagarukamo muri bimwe mu bintu byabereye hano kwa mama Mugwiza. Ariko ngira ngo niba wowe turi kumwana muri kino kiganiro tugiranye kuri uno munota, ndagira ngo ukande subscribe niba utarayikanda, ariko niba warayikanze ukande like, share ndetse na comment, ubundi nze turebera hamwe ibintu byinshi nyuma y'uburwayi bwa Jack w'i Rwanda, urwaye ndetse umeze nabi, kuko isaha ku isaha dushobora kumva ngo uyu muntu yapfuye. Hari ikiganiro Bosco aherutse gukora, ndumva ari ku munsi w'ejo, ikiganiro yakoze avuga yuko ngo hari ukuntu ngo ajya agaragaza ukuri kose aho guherereye, ngo ariko ngo abantu bakaza gufata kwa kuri ngo bikarangira bagiye kugusesengura nabi, maze bikaza kurangira ngo Bosco bigize uburyo kibimugiraho ingaruka. Ariko nanone avuga yuko ngo hari amakuru afite ndetse hari n'amavideo afite ngo yakaba yashyira hanze, ngo ariko bitewe n'uko abantu nyine ngo hari uburyo bafata amakuru yatanze ntibayizera, ahubwo bagakomeza kugenda bamutera amabuye, ariyo mpamvu ayo makuru akomeje kuyimana. Kuko ndagira ngo nkubwire yuko muri bimwe nyine mu ibintu Jack ari kuzira, ari uburyo yagiye akomeza kugenda yirata ku mbuga nkoranyambaga, ndetse agenda agira abantu bamwe na bamwe asesereza, aho bisa nkaho nyine no kuba uyu Jack ari mu kwa muganga arwaye ameze nabi byaba birimo n'akagambane. Ndetse hari uno mu mama muri kugenda mubona ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube, arimo agenda avuga yuko ngo ari indaya, arimo agenda avuga ko ngo ari indaya ya Yesu, ngo yasambanye na Yesu, ndetse aho ari kugenda avuga yuko ngo Yesu ngo yagiye ngo akamuterera inda ngo kwa Rukundo Empire. Rukundo Empire nawe nyine ni wa muntu naje kubabwira ufite aho ahuriye n'uburwayi bwa Jack, ndetse akaba afite aho ahuriye na mama Mugwiza, bitewe n'uko nyine kugira ngo ibyo byose bibeho iyo sheni yaje kuba yazenguruka iva kwa Rukundo Empire igera ku kabari aho Rukundo Empire yari asanzwe akorera ibiganiro, irongera irazenguruka isubira kwa mama Mugwiza, biza kurangira noneho uwitwa Jack w'i Rwanda arwaye ndetse ameze nabi.
Bimwe mu bintu rero byabiri hano kwa mama Mugwiza none nibyo naje kuba nagarukaho. Buriya iyo umuntu ageze mu rugo rwawe nubwo atarya, ariko hari ibintu bimwe na bimwe ashobora gukora ndetse bikaza kurangira bya bintu akoze ubwabyo bimugizeho ingaruka. Icya mbere, uyu nguyu Jackie ageze hano yafashe video cyangwa se yakoze ikiganiro. Ubwabyo nyine bivuze yuko nibo barakoze n'ikiganiro, bafashe n'ifoto kuko urumva nyine ntibyari kubura kuko ikiganiro gikenera ifoto twakwita nka thumbnail nyine kugira ngo ikiganiro kize kuba cyagaragara neza. Ikindi Jack ari hano hantu mu gukora ikiganiro hari aho byagezemo hagati uno mama Mugwiza aza gusa nk'umukora mu mutwe amukora mu musatsi, ndetse akimara kumukora mu musatsi haciyemo akanya gatoya uyu witwa Jack ahita ajya mu bwiherero. Nyuma yuko avuye mu bwiherero rero yaraje n'ubundi bagomeza kuganiraho gatoya n'uyu mama Mugwiza ndetse n'uyu Rukundo Empire. None nyuma y'akanya gatoya nanone uno mama Mugwiza aza kujya mu bwiherero uyu witwa Jackie w'u Rwanda yaravuye kwihereramo. Ibyabereye hari mu bwiherero mu by'ukuri ntitwamenye wenda nibo uno mubyeyi nawe yaragiye mu bwiherero wenda bikeneye cyangwa se hari ikindi cyari kimujyanyemo, ariko nyine ngira ngo mu bintu bazi mu bintu muzi ibijyanye n'abaganga ba Kinyarwanda cyangwa se mu bantu bazi ibintu bijyanye n'ubupfumu, hari uburyo ujya kwivuza cyangwa se ugiye nko kwa muganga runaka akagusaba gucira bitewe nuko ababona yuko yakuvura akoresheje amacandwe yawe, yaba ari uburozi wariye cyangwa se ahubwo wenda ashaka no kukuroga, ashaka kukwinjizamo ubundi burozi akaba yagusaba gucira akakuroga akoresheje amacandwe yawe. Cyangwa se hari n'ahantu henshi twagiye tubona n'abantu n'ubundi bagiye batanga ubuhamya bw'uko bagiye kurogesha umuntu bikarangira umupfumu agutumye nyine itaka rya wa muntu ushaka kuroga yanyaye, ukagenda ukariyora warangiza ukarizana noneho ukaba wariha umupfumu akagira icyo arikoresha. None wakwibaza uti ni gute ibi bintu biri guhurirana nuko uyu Rukundo Empire yajyanye uno Jackie kwa mama Mugwiza? Kandi none ikindi uyu Rukundo Empire ko yari asanzwe n'ubundi akorera ibiganiro ku kabari, ko yari azi amasaha akabari kaba gafunguye, igihe cyo gukora ibiganiro kiba gihari, ni gute yari arimo abwira uyu Jackie ngo tujye gukora ibiganiro abizi neza yuko amasaha yo gukora ibiganiro yarenze, akabari katangiye gucuranga bitewe nuko karimo kwakira abakiriya? None yaza kumugeza akamubwira ati rero dore hano ntago bikunda, kandi birumva nyine yuko amakuru yose yarayafite, ahubwo navuganye n'umuntu ujya wundi ujya ukorera ibiganiro kwa mama Mugwiza ambwira yuko ari karibu nanjye nagenda tukajya gukorerayo ibiganiro. None baza kugerayo ndetse nta yindi gahunda ihari ari ukugenda bagakora ikiganiro bagataha, biza kurangira uwitwa mama Mugwiza nawe asabye Jackie yuko yamuha ikiganiro. Nyuma yuko muha ikiganiro wakwibaza uti nk'abantu batari basanzwe bafitanye ubumwe, nk'abantu nyine bari baragerageje kuganira ndetse amusaba ibiganiro akabimwima, ubuhe bucuti bari bafitanye bwo gutuma uyu mama Mugwiza yegera Jackie akamukora mu mutwe akamukora mu musatsi? Kuko buriya nyine turabizi neza yuko hari ibintu mu Rwanda nyine dufata nk'imico cyangwa se dukunda kubaha. Kuba nyine wakwegera umwana mutoya ukamufata mu mutwe birumvikana, ukamukubita agashyi ku rutugu ni ibintu byumvikana, ariko nyine bibaye ngombwa ko wa muntu mutaziranye cyane ndetse wa mwana n'ubundi nta n'ubumwe mufitanye, aho ngaho niyo umubyeyi w'umwana kubonye akwiyamira kure kuko ntago yamenya ibintu urimo kwikurira mu mwana we. Kuko nyine nenshi tujya tubona abarozi nyine kenshi umuntu aza akagukora mu mutwe bikaza kurangira nyine akuyeho ikiganza, za ntekerezo zawe zose zikamukurikira, wowe ukaza gusigara n'ubundi uri igishushanyo umeze nk'ikintu kiri aho ngaho kidafite umumaro. None ikindi kintu nshaka kwibaza, twakwibaza tuti ni gute uyu Jackie yaje gusaba ubwiherero uyu mama Mugwiza, nyuma yuko avuye mu bwiherero bikaza kurangira uyu mama Mugwiza nawe agiye mu bwiherero nyuma yuko uyu witwa Jackie abuvuyemo. Twakwibaza uti ibi bintu mu by'ukuri ibi bintu bimeze gute? Mu by'ukuri rero bino bintu nta gihamya gihari cyuko uwitwa uyu mama Mugwiza ari we waroze uyu Jackie w'u Rwanda, ariko nanone nk'abantu nyine mureba kure nawe warebese ko kukareba uyu mama Mugwiza abiri inyuma, cyangwa se uyu witwa Rukundo Empire nawe wiriwe azererana uyu Jackie w'u Rwanda we yaba abiri inyuma. Kandi ikindi tukareba n'uyu witwa
Mama Chance nawe wigeze guhanura yuko ngo muri ino industry y'u Rwanda ngo hari undi muntu nyine ngo ugiye gupfa ngo kandi umusitari. Nyuma yuko abivuze tukabona uyu witwa Jackie ararwaye, kandi nyine tukabona umuntu witwa uno Mama Chance ari mu bantu barimo kugenda bashaka kwiyegereza Jackie cyane. Rero ni ibintu bigoye kandi ni ibintu bibabaje, ariko nyine mbabwira ngo buriya niwo usenga wibuke gusenga, kuko igihe icyo ari cyo cyose nawe ibigera ku bandi byakugeraho. Ngira ngo uwitwa uno n'ubundi witwa Jackie w'u Rwanda ni nawe wigeze kuvuga ikiganiro ku rupfu rwa Gogo, avuga yuko nyine uyu Gogo ngo asanze ba Dorimbogo, ngo asanze nyine ngo n'abandi babyeyi benshi, ngo asanze ba Jay Polly, ngo asanze n'abandi bantu benshi ngo bitahiye, ngo ariko nyine ngo nawe agende Imana imwakire mu mahoro, kuko nyine izi saha hatagize igikorwa twakumva nanone abantu bakomeje kuvuga ngo uyu witwa Jackie w'u Rwanda agenda dusuhurize ba Dorimbogo, agenda dusuhurize ba Gogo, agenda dusuhurize ba Jay Polly, ndetse tugashima n'Imana yuko Jackie asanze ababyeyi be haba mama na papa, kuko nyine turabizi ko uno mukobwa ari imfubyi. Rero ndifuza gusoreza kino kiganiro cyanjye hano, ariko buri muntu wese tubana kandi ureba kure uko biri kose arareba neza kandi arareba ukuri aho guherereye, cyangwa se nawe akaba ari mu cyeregati nkatwe twese, nk'uko natwe turimo kugenda dukeka, kuko nyine buriya bajya bavuga ngo ntawe uyoberwa umuntu wamwibye, ngo ahubwo ayoberwa aho yamuhishe. Mu magambo rero Jackie we yigeze kwivugira nuko yavuze yuko umurozi ngo uko biri kose ari kugenda amumenya, ngo ariko igihe cyose ari buze kumumenya neza azamudutangariza. Ubwo rero igihe Jackie azamudutangariza natwe tuzerura tuvuge ati twari twabonye ukuri, ariko twanga kuvuga ukuri kose mbere ya nyir'ubwite. Rero reka nsoreza hano nshimira buri muntu wese tubana hano ku Ivuko TV, ariko niba utarakora subscribe nyungushishikariza kuyikora, ariko nawe niba warayikoze ndagushimira cyane, nkwibutsa no gukanda like, share ndetse na comment. Ngiye twari kumwe rero na Rigard Kwizera, ciao ndabakunda.